reka me numva kuryamye icyambere iyo tugira ibyago Bruce Melody na Debeni bakabata mu muziki w'u Rwanda tuba tugicuranga indirimbo za Tanzania ni Bugande aribwo ahantu hari bubera ibitaramo dutarama tungana kuriya Hagati na Kanyomozi uyu munsi rero kuba utajya mu modoka nkumva abantu bacuranga indirimbo z'inyamahanga amateleviziyo nibura ashobora kubona indirimbo acuranga haba igitaramo abantu bakangana kuriya abandi bagasaguka bakabura aho bajya bifite igisobanuro cy'imbaraga abagabo bombi muri uyu muziki yego abafana rero kambabwira ikintu kigiye kubabaho utaragira ko uwo fanana urumva buri umwe afite indirimbo aririmba nkumva iyo ndirimbo iririmbwe neza wijyamo hagati abagabaye bote français wa nyawe murazi ndabizi ko muziranye ariko wari dukunda kukubonana cyane turaziranye dufite ibyo duhuriraho hari uwo dukunda kukubonana nawe cyane inde muhurira mu kazi rata Tayigabi muhurira mu kazi uwo wise Tayigabi yego twahuriye mu gitaramo ndonshinga televiziyo yanjye we ni mu kazi ariko uri n'inshuti ya manager we uwo muntu turaziranye yego na manager turaziranye ariko dukunda kugaragara i Kigali inshuro irenze imwe duhurira Washington duhurira i Huye turanajyana ntibakurobinga se ngo umufane ntabwo ngiye binsaba kurobinga kuko umuntu wakoze ibidashinga simba ibyina biri gushobora gufatira hombi ku buryo ukavuga ati ndateye sinzi ikizaba ikintu gihari nge nemera ko hari indirimbo Bruce Melody ashobora kuririmba stade igahaguruka yego hari indi yaririmba ntibabyine batyo hari iyo The Ben yaririmba n'abari mu rugo bakavuga ngo iyo tubimenye tukaba turiyo rero inama nge ntanga kubiswa abafana yego bariya abantu bari muri business yabo baravuga ko umwe arusha undi kuko icyo baganira cyitwa kurushanya ni ukurushanya amafaranga n'umuziki n'ubuhangange mwe rero hanze murimo murarushanya gutukana yego muraza kwisanga abantu bari kuri gereza abandi bari muri stade baririmba abo mwatukaniye rero abafana inama mbaha ariko urasoza utubwira nawe umufana niba umuntu utamukunda aramutubwira nyine yego uvuga ngo ntukunda Bruce Melody vuga uti yewe rwose warimba neza utarimba neza sindi umufana wawe mufana The Ben undi nawe aza ati yewe niyo The Ben yakora iki nubwo yaririmba yituma na Mariya ava mu ijuru akaza si mufana Bruce ayo magambo n'andi nkayo ntacyo atwaye ariko abantu muza gukoresha imvugo zishobora kubyara ibyaha urumva simbagira inama ubwa Thierry yego ariko niba bafunga agenza kuri inkuru ko babafunze murabe mu content itari ngombwa ibyiza rero muganire kinyamwuga mu muziki muzane imiziki mukomeze mwamamaze indirimbo zabo tubibihangange isi yose yibaze ngo habaye ikinyarugenge baze kureba icyabaye mwirinde cyitwa icyaha n'igisa nacyo ngaha nawe impaka dusoze ufana nde ntabwo nigeze nkurikira njye bose ndabafana kuko hari indirimbo zabo numva none se uko ufana Rutsiro ni nako wafana Reyo ufana nde ntabwo biri ari umupira kuko ni nkabi nabonye abafana se barakoze na Fan Club ni nayo mpamvu bavuze bati si imipira biba byafashe intera kankwereka urugero hari indirimbo ya Bruce Melody yitwa uretse ya yindi bamo umukobwa bavuga ndagaswe umukobwa usinda agapeti yego nanone iriya ndirimbo bahita funga macho yego funga macho uyiteze amatwi ifite ubutumwa bwumvikanisha umuntu yavuga ko uwo ari we uko yigize iyi kabiri arangiye waza ukajya kuya The Ben yindi iyo ngenda ayikunda kuba nkunda iyo ndirimbo ntibivuze ko namufari ariko kuba nta yindi wenda nkunda iriya ya Shoronyi imyanda ntibivuga ko namwanze na Samoya afite iriya za Shoronyi ya Samoya nyine niyo ni Samoya ubwo nyuma nafasha ahantu
hanyuma kuza kuri muhungu wundi nawe The Ben akaba afite indirimbo aririmba ya gospel nikunda ko giye mu ndirimbo za gospel ntibivuga ko ibintu byo kurimba agasinzira akabura ibitotsi jewe nabyumva usinzira utaso kabura ibitotsi nyamara uruhande uryamye abanyarwanda bari kurwumva ko nahindutse ntabwo yikunda ndyamye ku ruhande k'umuziki w'u Rwanda ukomeza ukajya hejuru aba bantu guhiganwa bikazamuka bikarenga aho bari turagushyira mu myidagaduro abantu tukidagadura tukabyina Ben yaza tukagomba turuzuza stade kugira ngo abafana ba Bruce batazaduca amazi Bruce yaza tukuruza amahoro batazaduca amazi ibyo bizatuma bizamura abaririmbyi ubutaha badushakire stade amahoro abo bameze batyo bameze nka Perinari inyuma yaho hakwiye kuzana Kivu na Yes Kigali inyuma yaho hakaza Etenseri na Ntuza na Marine kugira ngo abantu bose bazamuke uriya Ntuza hagiye yitwa n'undi waririmbiye muri rompo ejo bundi Kevin Kade akwiye kuba afite undi ahanganye n'undi nawe ibyo bintu mu kinyarwanda ubundi byitwa guhiganwa guhangana n'ibyo abatindi abo bantu nibahiganwe bihangana kandi igitangaje ni ukuntu abaririmbyi ubwabo badafite ikibazo ko bafitanye ikibazo ntiyaza umwe yashoye amafaranga ategura igitaramo mugenzi we araza araririmba bafite uko bishyuranye bafite uko imibare yakozwe abafana munsi nyuma ya senyenge y'igipangu murimo muraterana amagambo ku buryo hari n'abo bishobora kuza kuganiriza ngo twaguze Lionel Messi kanitaye ugiye utyo utatubwiye ufana mfana abaririmbyi baririmba neza bombi none se ko nta bihanga bibiri mu nkono bariya abantu ntabwo batetse barimo bararirimba siko nibyo rata nibyo Kinyarwanda oya ntabwo bari abantu jewe ni urwo ruhande ndiho Bruce Melody yacuranze njyayo nk'inshuti yanjye yego umuntu uririmba nk'umuntu watumye duhagarika indirimbo z'abakabiri yego The Ben nk'umuntu watumye turuhuka indirimbo z'abatanzaniya rimwe na rimwe zivuga amagambo tutazi njya muri stade cyangwa aho yakoreye kubera ko abantu bombi batanze ishusho y'abanyarwanda ko natwe twakora umuziki ubyinitse kandi ukunzwe n'abantu ibyo birahagije kuruta kuvuga ngo wamufana ute wagize ute njyewe mfana Rutsiro impamvu yo gufana Rutsiro irenze imwe njya gushaka ikipe zikina neza ubwo nzajya kwiga ubutoza mpitemo iyo banyishyurira okay ntacyo ariko si inyuzwe neza wagombaga kuvuga ufana ahubwo sinamenya amatiku kare mwagize ubwo nimwatikuye mugafata uruhande oya nta ruhande twafashe ahubwo twaje kumenya ko hano nta muntu umwe utarabaye musanze mwafashe uruhande muri abanyamakuru muritaba mu gitondo bose tugiye gukora indirimbo tuguhemo igitero tugiye gukora chorus Romeo wiki Romeo ngashaka gushyira hanze indirimbo ye ya kabiri oya ni indirimbo ya company tuzamuhamo igitero oya iya Romeo yo tuzaba dufite impamvu zo kuyifana ni nayo ndirimbo yonyine tuzacuranga kuri televiziyo oya kandi ufitemo igitero ufitemo igitero reka dusoreza mfitemo igitero oya mbwira imirongo yacyo numve mbe mfashe amagambo none nzaza muri mail urumva imirongo ndayandika nzayiguye kuri mail niba ari ibyo ba The Ben na Bruce bose tuzabayigika turabazimya turashaka element aho bwakira urakoze cyane urakoze indirimbo yacu izajya ikinwa mu birori bya komedi yego urakoze cyane urakoze muramuke yego turengeje iminota yose 14 turisanzuye ariko dushoje neza dusoje neza ubwo ndizera ko abantu baryoye n'iki kiganiro sibyo ndeze ndagushimiye yego rwose nawe wakoze kandi winjire muri weekend neza ya mbere ya 2026 karonda gushimiye nawe murakoze cyane Shada Romeo nenda gushimiye mwakoze no kuntumira ndayitawe nabo kubanga bw'ibyuma rero nabo turabashimiye ubwo mukomeze mwinjoyinge kuwa mbere tuzagaruka muri twibature no ku Karubanda hose tuzaba duhari yego tubagezaho amakuru azaba ahari muri izi mpera z'ishyushye azabari murara amahoro weekend nziza